umugabo ashobora gupfa ariko ibigwi bye ntibishobora kwibagirana. Biragoye kubyihanganira kuko isi yari igukeneye indi myaka. Wabayeho ubuzima butera bose inkunga, wari inshuti ikomeye kandi twigiraho byinshi. Utwigisha gutuza, gukunda no kubana, mu mitima yacu ntuzibagirana. Nzi neza ko amasengesho yanjye azasubizwa kenshi ubu kuko wegereye Imana kandi uzayibwira ibyo nkubwira byose. Saba Nyagasani aduhe imbaraga zo kubaho tutari kumwe kuko twe ubwacu ntitwabyishoboza. Muri iki gihe ndeba ikirere nijoro nizeye ko tuzakubona ahantu runaka. Bavuga ko abantu beza iyo bapfuye bahinduka inyenyeri. Nzi ko urimo urabagirana cyane n'imbaraga zawe zose kandi ko nzakubona umunsi umwe. Watubereye isoko ikomeye y'ubutwari byimbitse mu mitima yacu. Tuzahora tugumana ishusho yawe. Tuzabonetse kwawe muri buri mirasire y'izuba nyuma y'imvura kandi twumva urusaku rw'ibitwenge byawe. Isubira tuje cyane, amabara yataye umurongo, inyoni ziririmba buhoro kandi imitima yacu iragukumbuye. Igihe cyose tubonye igicu gito cyangwa umukororombya uzamuka cyane, tuzagutekereza hanyuma twitonze duhanagura amarira mu maso yacu. Byadushenguye imitima kugira ngo tugutakaze, ariko niwagiye wenyine, igice cyacu cyajyanye nawe. Uwo munsi Imana yaguhamagaye mu rugo.